Nyuma yo gutsinda ibitego bitatu mu mukino Argentine yatsinzemo Bolivia ibitego 6-0, Lionel Messi yahise yuzuza ibitego 846 amaze gutsinda kuva yatangira gukina ruhago nk'uwabigize umwuga. Muri uyu mukino Messi yatsinzemo ibitego 3, atanga imipira 2 ivamo ibitego. Ubu tuvugana uwitwa Ronaldo afite ibitego 906, ararusha Messi ibitego 60, dore ko ari nawe umaze kubitsinda mu mateka y'isi. Uyu Ronaldo akaba afite intego zo kuzatsinda ibitego 1000. Ese uri kubona kuri Messi ari amahirwe yuko azafata Ronaldo, dore ko bose kariyeri zabo ziri kugana ku musozo. Dore ko uyu Ronaldo arusha Messi ibitego 60, uze kubyandika uko ubyumva muri comment nimba uyu Messi afite amahirwe yuko kuzafata Ronaldo mu bitego. Ikindi nakubwira nuko mu gihe uyu nguyu Ronaldo afite intego zo kuzatsinda ibitego 1000, umugore we afite intego zo kuzasoza uyu mwaka ari inyoza mu kubyinisha amabuno. Ni agashya kari kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga, kandi uze kumanuka muri video zanjye iyo video nawe narayigukoreze kuyireba. Ese nkuko nabikubwiye uri kubona Messi afite amahirwe yo kuzafata Ronaldo mu gutsinda ibitego byinshi, dore ko arimo kumurusha ibitego 60. Uze kubyandika uko ubyumva muri comment, kandi nimba ari ubwa mbere ugeze kuri umuyoboro ntugende udakane subscribe kandi kwenza igihe tujye tubana buri munsi, kandi nimba wakunze ino video ntukagende udakanze like.